Amahoro y'Imana hakomeze kubana nawe uwe ukurikira kandi ukunda Channel. By'umwihariko wo ukunda ibiganiro bya Naomi irakoze bijyanye n'urukundo hano kuri YouTube yacu. Niba ukunda ibiganiro byanjye nizere ko wamaze gukora subscribe kuri iyi Channel ndetse ukaba ureba video zanjye zose ukazilikinga ndetse ukanazisharinga kugira ngo zigere ku bandi bantu. Mfite ibiganiro bitandukanye wareba kandi bikaba byakugirira akamaro mu rugendo rw'urukundo. Ushobora kumva inama nagiriye abandi wenda ufite ikibazo nk'icyo bari bafite bikaba byagufasha. Ushobora kumva umuntu wifuza umukunzi ndetse nawe mwifuza ukumva byahura ukaba wambwira uti duhuze. Ushobora kandi nanone kumva indi nsanganyamatsiko twaraganiriyeho ukumva nayo irakunyuze ukumva ishobora kuba yagufasha mu rugendo rw'urukundo. Nta handi rugomba guca bigenze bityo. Igihe icyo ari cyo cyose wakumva wiyumvisemo umuntu ushaka ko mbahuza uranyandikira kuri Facebook yanjye Naomi irakoze mugaragu umbwira uti umuntu umeze gutya na gutya wampuje nawe. Bafite contact zaba yarazimpaye nizawe ukazimpa nkabahuza hanyuma mukaganira mukareba ko hari icyavamo. Ushobora no kubona n'umwifuza wowe ushaka kunyibwira criteria zawe nabwo uraca kuri ya Facebook unyibwire byose ibikuranga uko uteye warize ukora iki n'ibindi nk'ibyo. Nurangiza umbwire n'uwifuza uko yaba ameze cyangwa se ibyo baba bimuranga hanyuma mbahuze mutangire mugerageze murebe ko uko kubahuza hari ikintu kwazabyara. Bifurije ikaze rero nanone muri video ya none ndimo mbibabwiraho ko tugira nyine gahunda yo guhuza abantu bifuza abakunzi. Muri iyi video nanone nicyo tugiye kugarukaho. Nkwibutsa ko niba uri inkumi hano hari amavideo menshi y'abasore ushobora kubanza ukareba niba ntawe uyumvamo ukaba wambwira. Ubaye uri umusore nabwo kandi wareba izi nkumi nazo zirahari hano ukareba niba hari uyumvamo ukaba wambwira nkabahuza. Bitaba ibyo nyine ukabona kunyandikira nkuko uyu mukunzi wacu yatwandikiye. Yaragize ati jye mfite imyaka 30 nize senior 6 ndikorera ntuye mu karere ka Nyarugenge. Ati umukobwa nifuza afite imyaka 26 itarenze. Yarize kaminuza atuye mu ntara zikurikira Iburasirazuba, Amajyepfo n'umujyi wa Kigali. Afite byibura uburebure butari munsi ya metero na santimetero 65. Akaba atarisize amavuta atukuza kandi afite imibiri yombi ari ndakemwa mu mico n'imyifatire. Afite akazi cyangwa atagafite ntacyo byaba bitwaye. Yubaha Imana n'abantu atari fiyemere. Murakoze cyane. Ati jye mfite metero na santimetero 70. Ibiro byo biri muri 60 igihe mperukira kwipimisha. Naho ibyo nkora ni commerce et technique dance. Ndamubaza nti uwo ushaka yarize atarize nta kibazo? Ari munsi cyangwa hejuru ya 26 wapi? Ngo yarize kandi atari hejuru y'iyo myaka navuze. Gusa arengejeho umwe nabwo nta kibazo. Amashuri ari munsi yayo byo byaterwa n'ayariyo naho segonderi wapi ntibyashoboka. Ndamugana iyo message yawe sinyumvise. Ati nashatse kuvuga ko segonderi cyangwa munsi bitashoboka. Ntiharya wowe ufite amashuri angahe? Ati senior 6 gusa nagiye niga short courses z'imyuga itandukanye. Avuga kuki abo muri kuri ni bimwe utabashaka? Ati ngiye muri criteria zanjye hari impamvu nyinshi zituma bitashoboka. Zimwe muri izo ngiye nshaka umuntu ujijutse byisumbuye umfasha gushyira ku murongo inzozi z'ubuzima nateguye kandi twafatanya gutegura n'indi mishinga. So umurongo ngenderaho nta bakobwa bize segonderi bawubamo pe kuko biragoye kubisobanurira online. Ndambwa uti abakobwa bize segonderi ntibaba bajijutse? Ati si cyo navuze. Muri vision yanjye na mission nihaye ibyo nibyo numva ko bikwiye kandi niyo mpamvu ibyo byiciro biriho bityo. Twemere ko n'ubushobozi mu mutwe butandukanye no mu mikorere baratandukanye. Ndamubaza ntibyo biba ku bakobwa gusa? Donc abasore barangije segonderi ubushobozi bwo mu mutwe baba bufite ariko abakobwa wapi? Ngo hoya ngo ku mpande zose bibaho, ntabwo ari ku bakobwa gusa n'abasore bibaho kandi abakobwa si bose n'abasore si bose. N'uyu mukunzi wacu watwandikiye nawe yifuza umukunzi ariko nkunda kubabwira ikintu kimwe please. Nujya gupanga criteria jya ubanza nawe ubwawe uyirebe unimenye uwo uriwe. Uyu musore nubwo nasomye ubutumwa bwe ariko nyine mba ngomba kubikora ko umuntu aba yanyandikiye. Ariko iyo umuntu atinyutse akavuga ngo twemere ko n'ubushobozi bwo mu mutwe butandukanye no mu mikorere baratandukanye. Aravuga umukobwa warangije segonderi n'umukobwa warangije kaminuza. Kandi uvuga nawe yarangije segonderi no kuvuga ngo afata abakobwa bari kuri niva imwe nk'abantu batajijutse cyangwa se badafungutse mu mutwe.
akumva ko abakobwa barangije kaminuza yaba icyiciro cya mbere cya kabiri gusubiza hejuru aribo bajijutse, akaba ari n'abakeneye. Bivuze ngo kuri we abahungu barangije segonderi baba bajijutse, ariko abakobwa barangije segonderi ntibaba bajijutse. Kugira ngo umukobwa ajijuke nuko aba yarangije kaminuza. Niko jye nabibonye, nubwo yavuze ngo sicyo yashatse kuvuga, ariko nicyo yashatse kuvuga. Kuko kuvuga ngo twemere ko n'ubushobozi bwo mu mutwe butandukanye no mu mikorere baratandukanye. Bivuze ngo uyu musore we imikorere n'ubumenyi bwo mu mutwe arabifite kuko arangije segonderi, ariko umukobwa warangije segonderi ntabyo afite mpaka abonye wa kaminuza niwe waba ubifite. Anyway, hashobora kugira wenda uwiyumvamo akumva mwajyana nta kibazo, ariko iyo umuntu yitora ngo ntiyakunda umuntu urangije segonderi ngo cyangwa uri munsi yayo, ngo kiretse uri hejuru nawe atararangije, nawe aho hejuru atarahageze, ukaba ashaka kugera kuki. Njye mbagira inama, byaba byiza umuntu agiye yimenya, akamenya na niva ariho, akamenya n'abo agomba gushakiramo abo bateretana cyangwa se bakundana. Ese ubwirwa n'iki ko umukobwa warangije kaminuza we yakwemera utarayirangije? Ariko ntacyo nyine, nk'uko nkomeza kubigarukaho, ni criteri umuntu aba yatanze, aba afite impamvu yazitanze. Ariko nyine nzakomeza kubivuga, nujya gutekereza kuri criteri wagenderaho, ujya ubanza ubwawe nawe witekerezeho, wibuke ngo harya ndinde, harya njye mfite nivoki, harya ubu nkwiranye nande. Ntugapinga abantu muri kuri niva imwe. Ubwo iyo upinze umuntu muri kuri niva imwe nawe ubwawe wipinze, kumbwira ngo mu A2 ngo ntabwo umutwe wafungutse, nahawe ubwo nuko kuko mufite niva imwe murareshya. Gukora commerce technique ntabwo bisobanuye ko ufungutse mu mutwe. Hariya hashobora kuba hari undi nawe urangije segonderi ukora ibindi. Ntukumve ko gufunguka mu mutwe ari ukuba urangije kaminuza cyangwa se ari ukuba ufite indi nivo. Kuvuga ngo wakoze short courses, hari n'abandi bazikora nyinshi. Ntimugapinge. Ikindi kandi nkuko nkunda kubabwira, nuza muri gahunda y'uyizamo uri serious, wumva ukeneye umuntu uri serious ndetse nawe ubwawe uri serious, uzungiza ukuri kuwuriwe n'ibyo ukora ndetse n'ushaka. Ariko nyine wabanje kwitekerezaho, uravuga uti harya uyu muntu ndi kuvuga ngo ndashaka ndamumerita. Ikindi nanone mugomba kumenya, yego wagira criteri ugenderaho, burya nta n'ikintu bitwaye, ariko ndakubwiza ukuri, ntabwo amashuri, ntabwo akazi n'ibindi bitandukanye ari byo ugiye kurongora, nta nubwo ari byo ugiye kurongorwa nabyo, nta nubwo ari byo ugiye gukundana nabyo. Ugize amahirwe wabona umuntu muhuza, n'ibyo byose abifite. Ariko burya icyambere ni ukubona umuntu muhuza. Ugize amahirwe ukabona umuntu muhuza, ushobora kuba ufite 0 nawe afite 0, mugahuriza hamwe mugashakisha mpaka mubibonye. Mushobora no gukubitana mwahuje, umwe afite hariya hejuru undi ari hasi, mukabana bikavamo. Kimwe nuko mushobora gukubitana ebana mwese muri abo mu nzego bikanga, mugakubitana mwese muri hasi bikanga, mugakubitana umwe ari hejuru undi ari hasi bikanga. Byose bishobora gushoboka, byose bishobora kwanga. Ubu tuvugana hari umukunzi wacu yari yashyizeho criteria, icyo gihe nkora ikiganiro cye nari ndimo ntekereza kuri iyo criteria yiwe, ariko nyine ndavuga nti kuko ari yashaka, ko ari byo ashaka, reka mba ari byo mvuga. Gusa rwose yaranshimishije, ubundi yashimye undi muntu uhabanye kure n'iyo criteria. Ubu ngubu birimo, babirimo neza cyane rwose, bararyohewe. Namwe rero nujya kumbwira ntugahanike criteria ngo ushyiremo n'ibikabyo n'ibiki, ushobora kwisimplifia pe ukabona umuntu nk'uwo ngo criteria we yari yamaye muri video ye, nabonaga zisa naho zikakaye, ariko aza kumva undi muntu aramukunda kandi hari aga criteria afite gatandukanye n'ibyo yavugaga. None ngo barahuje, nahoze ndi kwigarukaho, ndi kwimusererezaho, ntiwahoze umbwira gutya na gutya, none do yes, criteria zawe ushobora kuzivuga nibyo, ariko kandi gerageza woroshye, wumve ko icyambere ari ukubona umuntu muhuza. Ugize imana ukabona umuntu muhuza, muraganira, niba hari ibintu runaka bibura mwaganira, wenda mukaba mwabishyira ku murongo, cyangwa se mukaba niba ari ibyaburaga mukaba mwabizana mukabishyiramo gutyo gutyo. Ariko wagize amahirwe ukabona umuntu muhuza, my dear, birababaza cyane kubura umuntu muhuza, cyangwa se kumva wiyumvamo umuntu, kumva ukunda umuntu ariko wishwe, cyangwa se ukajya ubona we nta mbaraga bishyiramo. Biravuna cyane, ntabwo ibyo ngibyo ari byo mbifuriza. Ndabifuriza kubona abantu muhuza, mwumvikana, mwubaka urukundo, mugashyira hamwe, ndetse urukundo rwanyu rukazagera kure. Njya mbabwira ko nzishima cyane rwose, nzabona amakupure menshi hano, mva nimara kubona amakupure menshi nzayashyira hamwe ahantu runaka kabisa, tujye tuganira. Mbashimire cyane ko muri abantu b'abagabo, kubona utangira ikintu nk'iki ngiki. Bamwe bavuga bati aha ngaho ntabwo umuntu yahakura umugabo, aho umuntu ntiyahakura umugore, ariko ukajya kubona ukabona abantu barimo baragenda bahura kandi barahuza, biraryoha. Jewe ubwanjye bizandyohera,
namwe ubwanyu ndabizi neza bizabaryohera. So couple nizimara kuba nk'eshanu mbona kabisa zatangiye neza, nzazihuriza ahantu hamwe tujye tuganira, duhana ama experience, batuganirize batubwire ukuntu babanyeho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Dukomeze twiyubakire societe, dukomeze twiyubakire urukundo hagati yacu. Bonne chance rero kuri wowe wese wifuza urukundo, wifuza umukunzi. Hanyuma namwe mu bafite ndababwira ngo mubakomereho, burya kubona umuntu muhuza ni amahirwe, mukunda nawe akagukunda. Mukomeze kugubwa neza rero. Hanyuma niba utarakoze subscribe kuri iyi sec channel yikore, kandi ujye ureba amavideo yanjye uyalikinge, unayasharinge. Nakubwiye Facebook yanjye ushobora gucaho umbwira ikibazo waba ufite ushaka kumugiraho inama, umbwira niba hari umukunzi wifuza, hanyuma unambwira n'ikindi cyose ushaka ko twazaganiraho. Iyi video ni umusore wacu watubwiye ko akeneye umukunzi. Ubwo bakobwa beza muraza gukurikira criteria z'uyu musore, wumva yiyumvamo mukumbwira kuri ya Facebook, hanyuma nkabahuza mukagerageza mukareba ko bivamo. Ndabakunda cyane, bye bye.